Banje gusuhuza wowe uteze amatwi Ovadi TV Rwanda. Uyu munsi wa none ntago nje kubabwira inkuru nziza, nari nsanzwe mbagezaho ibyegeranyo byinshi nabakoreraga, ariko uyu munsi wa none Rocky Entertainment Channel mwari muzi imaze kuzuza aba subscribers miliyoni 2 barenga, aka kanya imaze gusibwa. Ubwo Rocky Entertainment yakoraga ibyegeranyo bitandukanye bijyanye n'uburyo Uvira zagiye zifatwa ndetse n'intambara zo mu Burundi na Congo, uyu munsi wa none aka kanya ndi kubaha iyi nkuru nibwo channel ya Rocky Entertainment imaze gusibwa. Biragoye kubyakira kubera ko Rocky Entertainment yari amaze iminsi avuye gufata igihembo cya YouTube imushimira ko amaze kuzuza aba subscriber bagera kuri miliyoni 2. Ni nabwo kandi ngira ngo mwarabibonye aho yashimiraga abakunzi be abwira ko yishimiye ko agiye gufata igihembo, gusa ngo dukomeze kubaka umuryango mugari wanyu wa Rocky Entertainment. Nk'ibyegeranyo yagiye akora rero byinshi murabizi uburyo yakoraga ku marangamutima y'abantu benshi bamukundaga. Uyu mwanya ugiye gacano ya Rocky Entertainment ntabwo wayibona kuri YouTube kubera ko aka kanya imaze gusibwa. Ni nyuma y'uko rero Rocky Entertainment yahawe demonetize cyangwa se akurirwaho monetization. Ubwo yakoraga adahembwa, nicyo bivuze. Niyo tuvuze ngo monetization ubwo hanyuma iyo ubaye demonetize ubwo nyine baba bivuze ngo ntabwo ugihembwa kuri YouTube, ukora udahembwa, mbese uba umeze nk'umuvolonteri uko nyine w'umukorerabushake. Murabizi uburyo YouTube channel ivuna cyane kugira ngo ubashe kuzuza aba subscriber n'igihumbi cyonyine biba bigoye, bifata process nyine ni urugendo rurerure kugira ngo rero ubone umuntu wakoze akuzuza aba subscribers miliyoni 2. Ntago bipfa gukunda. Ubundi abari baraciye aka gahigo ni Papi Clever na Dorcas, hanyuma Rocky Entertainment nk'umuntu wikorera we ubwe adakoranye n'undi muntu uwo ari we wese aduhereza ibyegeranyo bya documentaire, niwe wenyine mu bantu narinzi baba content creator bakomeye cyane kugeza kuri uru rwego aho yuzuza aba subscriber bagera kuri miliyoni 2. Uyu munsi wa none rero channel ya Rocky Entertainment imaze gusibwa kimwe n'iya Mwanafunzi ngira ngo hashize igihe asibiwe. Channel yari imaze kuzuza aba subscribers hafi 400,000. Rocky Entertainment we aka kanya nibwo bikiba, aka kanya nkuhereza iyi nkuru. Naye makosa rero Rocky Entertainment yakoze kugira ngo iyi YouTube channel ye ize gusibwa. Ubundi kuntu byagenze ni ukuvuga ngo bamuhaye demonetize igihe hanyuma bamaze kumuha demonetize akora adahembwa, nyuma ajya muri Amerika. Igihe yari muri Amerika yakosoye icyo kibazo cyari cyateye ibyo ngibyo kubera ko bamubwira ati hari amakosa uri gukora kuri YouTube, ndetse bituma bayakamonetize. Hanyuma Rocky Entertainment yaje gutangaza ko nyuma ageze muri Amerika byaje gukemuka, bijya mu nzira nziza, ndetse kandi aba umucontent creator nkaho byari bisanzwe. Ngira ngo mwagiye mubona amavideo menshi atwereka aho yari yatembereye, aho hakinirwa filime z'Inyamerika, ndetse adutembereza buri kimwe cyose. Ngira ngo mwarakibonye abantu bakurikira Rocky Entertainment. Uyu mwanya wa none rero ntago wabyumva uburyo nyine, hari uburyo iyo baguhaye demonetize ujurira hanyuma bakakwemerera ko wongera gusubira muri wa murongo, hanyuma iyo wongeye gusubira muri ya makosa kiba kibaye ikibazo kubera ko baravuga okay, uyu muntu twamuhaye warning hanyuma yanga kuyikurikiza, hanyuma bagahita bagufatira ibindi bihano. Ariko akenshi iyo YouTube channel iguhaye warning uba ugomba kuyikurikiza, ndetse kandi ukareba ku makosa kubera ko barayakubwira bakakubwira amakosa wakoze. Ni ngombwa rero ngo uhite ufata noneho za content wakoraga uzihindure cyangwa ukuremo ayo makosa bakubwira buri munsi. Rocky Entertainment rero wakibaza ngo mbese ari kwiyumva gute nyuma yo gutakaza YouTube channel yari imaze gukora kuri uru rwego, igize aba subscribers bangana gutya. Ni haso, biragoye kubyumva. Mana yanjye, nge nkoze iyi video agahinda kanyishe, ndababaye, ndumva umutima urimo kundya, kwibaza mbese niki wakorera YouTube noneho kugira ngo yatangaga amafaranga atubutse kuri Rocky. Ntago wakibaza mbese uyu musobanuzi arongera asubire mu byo gusobanura filime ko hariho umuyoboro we n'ubundi wanyuraga kuri Rocky Entertainment, cyangwa se wenda
biragoye gusa abantu muri gukora amakosa kuri YouTube mukomeze kuyirinda, bashobora kuguha strike hanyuma wenda ukagira ngo ni ibintu byoroshye, kubera ko strike iyo bamaze kuyiguha bahita baguhereza ikindi cyumweru cyo kumara icyumweru cyose utaprodinga video. Niyo yaprodinze bahita bayikuraho ako kanya, bagahita bakwereka ngo video yawe ntago yemerewe kujya kuri YouTube kubera strike. Hanyuma nyuma y'icyo cyumweru nibwo wemerewe kongera gukora video ukayaprodinga ndetse ugakora na live n'ibindi byose. Uyu munsi wa none abantu benshi bamaze gusibigwa channel, hari nubwo noneho YouTube yo igenzura channel yawe ikagenda ikajinyuramo isa niri kugosora, hanyuma yisanze mikosa hari nubwo ushobora gukora content ukayikora mu Kinyarwanda, YouTube ikayihindura ikayitranslatinga ikayishyira mu Cyongereza. Akenshi ibi bintu nibikubaho uzamenye ko byatangiye kugira ikibazo, ubeke yafuri ku bintu ukora ndetse kandi witonde, kubera ko YouTube channel z'abantu ziri gusibwa umusubirizo. Abantu benshi baba content creator mu Rwanda twari tuzi ko nta makosa bajya bagira kuri YouTube. Wavuga ngo Rock Entertainment azize gukora ibyegeranyo bya Uvira na hariya muri Congo iby'intambara, abenshi nibyo bazira. Na Mwanafunzi wumvishe ko akenshi ari byo yaziraga kubera ko yakoze content zijyanye n'intambara zo muri Congo n'ibindi. Rock Entertainment yakoraga ibyegeranyo bijyanye n'intambara bitandukanye byatuma nyine ubuzima bw'abantu cyangwa bw'urubyiruko bwiyubaka bukazamuka bukajya hejuru mu buryo bw'imyemerere, bukazamuka bukajya hejuru. Ariko uyu munsi wa none ugiye kuri YouTube channel ntushobora gusacinga Rock Entertainment ngo uzamubone, ni ikibazo, biragoye. Ya YouTube channel muri muzi inyuraho ibintu byinshi byiza yasibwe. Ushobora kuba nawe uri kumva iki kiganiro nawe ufite YouTube channel. Icyo nshaka kubabwira ni ukuvuga ngo mubeke yafuri, mwitonde, kubera ko aka kanya YouTube channel nta muhwe irimo gufata ibyemezo ku buryo wakibaza hari wenda habayemo revolution yo kuvuga nyine niba ugeze ku subscribers runaka bagushaka yikoso aho ryava hose, ni ikibazo. Gusa nubwo ibi byose tubivuze, nizeye ko wowe mu content creator wo mu Rwanda ndetse n'ahandi waba uherereye hariho hose ukaba uri kudukurikira, bakayafuri wirinde gukora content zijyanye n'iby'intambara. Gusa niyo wazikora ariko uzikore niba guha warning uyubahirize, wirinde amakosa ya hato na hato, wirinde strike, wirinde copyright, wirinde community guidelines kuzica, nyine wirinde buri kamwe kose, kubera ko biragoye. Hari nubwo ujya ukora video wakoresha agasound gato, niba ukoreshejwe akajwi cyangwa akananda k'umuntu ka music gatoya bagahita baguha strike, ni ikibazo. Birasa naho wagira ngo YouTube iri kwiyenza. Gusa Rock Entertainment yihangane akomere, ni mu bihe bitoroshye kandi bisaba imbaraga nyinshi, bisaba kwihangana no gukomera mu mutima kugira ngo uzongere kuzamuka ugere ku subscriber miliyoni 2 zirenga. Biragoye. Gusa Rock Entertainment nkuko mwabaye Mwanafunzi hafi tukongera tukamwubakira nanone ijwi rye n'ubundi uyu munsi rikaba ryumvikana, akaba ari gukora n'ubundi nk'ibisanzwe nubwo byamugizeho ingaruka, ariko uyu munsi channel ya Mwanafunzi nayo imaze gukura kandi bifasha igihe gito. Na Rock Entertainment rero twamufasha kandi byashoboka. Mukomeze gushyigikirana kandi nanone mwirinda ayo makosa nababwiye hejuru, kugira ngo mutaza kuba namwe muri uyu murongo w'abantu bari gusibigwa channel, kubera ko YouTube channel ni kimwe mu bintu bishobora kugutungira umuryango. Akenshi yisibwe bigusaba izindi imbaraga nyinshi kugira uzongere kugera aho wari ugeze, bigusaba izindi imbaraga bro kugira ngo ugere aho wari ugeze. Birababaje rero. Gusa Rock Entertainment be calm kabisa, biba bibereyeho kugira ngo n'abandi bige, n'abandi bafata amasomo. Gusa nakomere kandi mudufashe kandi namwe mwifasha
twongere gushyigikira Rock amuka aduha ibiganiro byiza nk'ibyo mwari musanzwe muzi. Njye nitwa Thomas, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye.